Mbere yuko tubereka umugati wacu tuwushyize mu ifuru, aha muri hano inyuma ku ifuru twari twahafunze ngo umugati ushye. Hasigaye iminota 40 irashize, tugiye gufungura ya furu yacu, hanyuma twarura umugati wacu. Nababwiye ko aho turari mu cyaro nta bikoresho bya ruzungu tugira, nta furu haba ya kijyambere. Furu turayiyubakira. Iyi ni furu twiyubakiye. Kugira ngo mubibona ko imigati yacu yatangiye kugaragara. Ngiyo mu ifuru uko yari imeze. Ndakeka ko buri wese yabasha kwiyubakira agafuri we mu rugo gatoya, kakotsa imigati mu gitondo kabyuka ukarya umugati ugiye ku kazi. Ntago nge nkigura imigati ndayikorera mu rugo, kandi nasanze ari byo byoroshye, bimfasha ko umwana abyuka akarya umugati, nanjye nkabyuka nkarya umugati kuruta uko najya kugura kuri boutique. Cyane ko kuri boutique mba ntanizeye isuku yayo, ariko imigati yanjye mba nayikoranye isuku. Kugira ngo muri kuyibona turi kuyarura mu ifuru, kugira ngo muri kubibona rwose. Nubwo ari mu cyaro, ariko vraiment murabona ko ni imigati isa neza. Ni imigati isa neza. Umva namwe muzagerageze. Ubutaha nzaza mbaganiriza uburyo wakubaka iyi furu. Ngiye kujya mbaganiriza ku bintu by'ibiryo, kugira ngo mwemere ko umugati wacu usa neza kandi uryoshye. Kugira ngo muri kuwubona rwose. Ni umugati mwiza cyane uryoshye. Nabashishikariza kujya mwitekera imigati ntimujye kuyigura. Kandi ni agafuru gatoya buri muntu wese yakwiyubakira iwe mu rugo. Murakoze, tuzakomezanya ubutaha.